tugiye kuvuga ku mirimo Bibiliya yerekana umuntu ashobora kuba akora, bene iyo ngiyo ikaba imwerekana neza yuko ari mu ruhande rwa Satani, mbese nyine ari umwana wa Satani mu gihe atarayireka cyangwa ngo yisubiremo, cyangwa mu gihe ashobora kuyipfiramo, uwo nguwo aba ari umwana wa Satani. Ariko nanone hari n'indi mirimo turarebera hamwe Bibiliya yerekana ko umuntu ukora muri iyo mirimo aba ari mu ruhande rw'Imana, mbese nyine umuntu ukora nk'ibyo ngibyo aba ari umwana w'Imana, mu gihe abikomeje aba afite ingororano mu gihe kizaza, nyine kuko aba ari umwana w'Imana. Ibi ngibi nawe ushobora kubisoma mu gitabo cya Bibiliya, aho wabisanga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5 uhereye ku murongo wa 16 ukagenda ukageza ku murongo wa 26. Tugiye guhera ku mirimo abantu bashobora gukora ikabagaragaza neza ko ari abana ba Satani cyangwa bari mu ruhande rwa Satani, mu gihe batari bisubiraho ngo ibyo bintu babe babireka. Ni ukuvuga ngo imirimo umuntu akora ishobora kukwerekana ko uri mu ruhande rwa Satani, nk'uko twabisanga muri Bibiliya mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara, ni iyi ngiyi. Imirimo ya kamere nyine ni ya mirimo nyine ya kamere ikorwa n'ibintu nyine n'umuntu uri mu ruhande rwa Satani. Iyo mirimo igaragara iri kuboneka ni iyi ngiyi, ni ugusambana. Abantu basambana, abantu bakora ibyaha nk'ibyo ngibyo, bene iyo ngiyo ngo ni imirimo ya kamere, ni ukuroga. Ni ukuroga, ibyo bintu nyine umuntu uroga nawe aba ari mu ruhande rwa Satani. Ni ugukora ibiteye isoni nkeya. Umuntu ukora ibintu biteye isoni nawe aba ari mu ruhande rwa Satani. Ni ugusenga ibishushanyo, ni ukuroga, ni ukwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugumanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ibyo bintu byose abantu babikora n'abari mu ruhande rwo kubishyigikira, bene abo ngabo ngo baba ari abana ba Satani, baba bari mu ruhande rwa Satani. Mbese bene abo ngabo n'ibindi byose bisa nk'ibyo baba ari abana ba Satani. Niyo ngo umuntu wirema ibice akaba afite ahantu runaka bugamiye, avuga ati njyewe ndi mu gace aka ngaka, ahantu nk'ahangaha sinshobora kuhagenda. Ibintu byateye ugasanga nyine bya bintu Satani agenda aremamo abantu by'amakimbirane, by'amacakubiri. Ibyo bintu umuntu ubyubakiraho akaba avuga ati njyewe nari aha ngaha, reka ahantu ngaba ntabwo reka. Bene uwo nguwo nyine nabo ngo bari mu ruhande rwa Satani. Nyine umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo tumaze kuvuga haruguru aba ari mu ruhande rwa Satani. Mbese iyo abigumyemo akazabipfiramo aba azarimbuka. Ariko mu Bagalatiya ibice 5 ku murongo wa 22 hakomeza hatwereka none indi mirimo ushobora gukora ukaba uri mu ruhande rw'Imana, ku buryo bene ibintu uramutse urekeyemo ubigumyemo wazabona ubugingo buhoraho. Dore muri Bagalatiya ibice 22 ibice 5 ku murongo wa 22 ukuntu haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ukugira ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, no kugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo, n'amategeko abihana. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine harimo kwirinda, harimo gukiranuka, hari ukugira ibyishimo, hari ukugira ingeso nziza, hari ugukundana, n'ibindi nk'ibyo ngibyo bimeze gutyo. Umuntu ubikora, umuntu ubigendera mu bindi ibyo ngibyo ngo ni amategeko namwe ashobora kubihana. Umuntu uba muri ibyo bintu nyine ni ukuvuga ngo uwo
nawe ibi ngibi ushobora kubyisomera mu gitabo cya Bibiliya Isezerano Rishya mu Bagalatiya ibice 5 uhereye ku murongo wa 16, aho havuga ngo ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko ari mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Mukomeze rero mugubwe neza. Izi nkuru namwe ubutumwa bwiza mwabusoma muri icyo gitabo cyera cya Bibiliya, ubundi kigikomeza ikayobora. Harimo impuguro nyinshi, harimo inama, ubundi mugahitamo ubwami bwo kuyoboka, bwaba ari ubwami bwa Satani cyangwa ari ubwami bwa Yesu. Mukomeze kugenda neza cyane.